Hello guys, nk'uko twabasezeranyije rero tugiye kubereka uburyo umuntu yapurayinga masters degree muri Italy. Tugiye kubereka etape par etape. Umuntu rero nk'ibisanzwe ujya kuri website ya university, ubundi ugakanda, ndabaha urugero rwa University of Parma, ni www akadomo unipr akadomo it. Iyo ni website ya university ngiye kubereka. Ugahita ukanda search, uhita hafunguka iyi page. Mu by'ukuri iyo umuntu agiye kuapurayinga ishuri, uwo ari wese aho yaba agiye kuryapurayinga hose, aba ashaka kubanza kumenya ese amasomo aba muri university ni ayahe. Kugira ngo rero kuri university uhamenye, hano ubu ngubu biri mu Gitaliyani, reka ngerageze kubishyira mu Cyongereza. Kugira ngo tubirebe dukurikira twese, ujya hano handitse courses ugakandamo. Twebwe tugiye kureba masters degree. Masters degree ni iyi ngiyi yanditseho second cycle degree courses. Ukandamo, hagahita haza iyi page. Iyi page wayigeraho ugashakisha amasomo yo muri second cycle degree. Ni ahangaha website of second cycle degree, ugakanda ahangaha hagahita hafunguka iyi page. Iyi page ifungutse rero tubonamo, uhita ubona liste y'ama department, browser by department niko byanditse. Harimo department ya department of chemistry, life science and environmental sustainability. Ukamanuka, izi zose ni ama department namwe mwakwinjiramo hariya mukabisoma, buri wese akareba bitewe na department ashaka kwiga. Dufate urugero twihuse hano nka department of food and drugs. Ukanda kuri aka gafresh kamanuka, bagahita bakwereka amasomo yose ari muri iyo department. Muri aya masomo rero hari amasomo atangwa mu Gitaliyani, hakabaho n'amasomo atangwa mu Cyongereza. Amasomo atangwa mu Cyongereza yabwirwa n'aka akadarapo ka UK, United Kingdom. Mu gihe amasomo atangwa mu Gitaliyani uzayabona nta kindi kintu cyanditseho. Ahangaha uhita umenya ko iryo somo ritangwa mu Gitaliyani. Mbibutse ko turi kuva kuri University of Parma, iyi ngiyi muri kona hejuru. Ubwo ni urugero nari mbahaye. Ubwo uraza rero ukareba department ikwenteresa, iyo ushaka kwigamo ugahitamo isomo ushaka. Iyo ushatse urugero ushobora no kuryinjiramo. Urugero dufate food safety and food risk management, urikandaho. Iyo urikanzeho uhita ubona bakakubwira ngo go to course website. Ugakanda kuri go to course website, bagahita bakujyana kuri website y'iryo somo. Ukaba wabonaho amakuru amwe namwe bagenda bakubwira, cyangwa se ushaka kumenya ibyo kuryiga ugakanda kuri studying. Washaka ibyo kumenya ibyo kwiyandikisha ugakanda kuri enrolling. Tugere kuri studying ni urugero, bahita bakubwira amasomo na timetable. Ibi ngibi uzamenya neza ugeze inaha. Reka turebe hano kuri enrolling. Ureba enrollment procedures and deadlines, ukanda ahangaha. Iyo ugeze ahangaha rero bahita bakubwira bati admission requirements, ukabisoma. Bakakubwira ngo umuntu uzigira isomo bisaba kuba yarize ibiki n'ibiki. Urabona harimo food chemistry, primary production, human nutrition. Aya ni amasomo uzasangamo. Noneho curricular requisite, umuntu yaba yarize iki kugira ngo ahabwe iri somo. Byose ugenda ubibonamo hano byanditsemo. Bakakubwira ngo ugomba kuba warize physique ya mbere, physique ya kabiri, physique ya gatatu, ibintu nk'ibyo. Amasomo yibanze cyane imibare, chimie, agriculture, ibintu nk'ibyo. Ugenda ubibonamo kuri buri website, bitewe n'isomo uhisemo. Ibi byose bagenda babikwereka. Buri somo rifite umwihariko waryo. Niyo mpamvu ugomba kubanza kujya kureba ese isomo mpisemo barambaza iki. Ahangaha uri kubona ko bakubazana, kubera ryigishwa mu Cyongereza, bakubaza niba ufite na language certificate. Language certificate, ariko hakabaho nabo bakubwira bati niba warize mu Cyongereza, the process free, but if warakoze bachelor's degree officially mu Cyongereza, hari ibyo bagusaba. Ugaragaza document ivuye kuri university yawe yuko nyine wiziriye isomo mu Cyongereza. Ntibabe bakigusabye za TOEFL cyangwa se ya ma certificate mpuzamahanga. Ibi ni ibintu ushobora gusoma rero kuri university yawe.
bakakwerekamo na admission procedures for non-European Union nations. Urugero nkatwe abanyarwanda, ama procedures yose arimo hano. Okay? Barakubwira bati all information about admission requirements and enrollment modalities can be found here. Okay, kuri website ukandamo. Bakanakubwira igihe application zifunguriye. Urabona izafunguye guhera ku itariki 15 z'ukwa mbere, zizafunga ku itariki 7 z'ukwa 4 2026. Application izi zirafunguye. Etape uko zikurikirana kugira ngo ubone enrollment rero. Babanza kugukora icyo bita pre-evaluation. Ariyo ngiye kubereka uyu munsi uko umuntu ayapplyinga. Okay? Iyo hamaze kubaho pre-evaluation, ujya kwiyandikisha kuri portal yitwa Universitary, aribyo nabyo nzabereka nyuma. Nzajya ngenda mbereka buri gihe, etape imwe tuyivaho tujya ku yindi, etape imwe tuyivaho tujya ku yindi. Ariko ubu muri iki cyiciro turimo ubu ngubu turi gutangira dukora pre-evaluation, nizo zifunguye. Okay? Noneho iyo umaze kwiyandikisha kuri iyi website yitwa Universitary portal, okay? Uhita noneho ukora icyo kujya gushaka visa. Agapapuro baguha kuri iyi portal ugakoresha mu gushaka visa. Ariko nako baguhaye kuri pre-evaluation, donc umaze kugira amadokima abiri aza gufasha mu gushaka visa. Ukajya no ku cyo bita enrollment, iyo uyikora iyo wageze inaha mu Butaliyani. Okay? Twagiye rero ku etape ya mbere yitwa pre-evaluation. Pre-evaluation ni iyi ngiyi. Kugira ngo uyikore, kugira ngo ukore iyi pre-evaluation uzajye ku zindi etape zikurikiyeho, nuko ugomba kuba ufite ya madokima yose akenewe, bakazaguha icyo bita acceptance letter. Okay? So, kugira ngo rero twapplyinge ntuze yacu, ukanda hano. Iyo ukanze kuri iyi website, katuyifungure, uyikandaho igafunguka, igahita kujyana kuri University of Parma admission portal, aho uba ugiye gutangira procedures zawe za admission. Okay? Ubwo rero naho barongera bakagusobanurira, bakakubwira n'ama etape yose. Tugenda tumanuka hano musoma ibi ngibi, muraza kubisoma mwumva ibyo babwira, ariko ngiye nshaka ko duhita tugera hano kuri etape ya mbere. Ubundi step ya mbere ukora iyo ugiye kwapplyinga ni iyi ngiyi, choose your program and check the deadlines. Ibi ni byandi twamaze gukora mbere. Iyi etape twayirangije mu by'ukuri. Iya kabiri ni ukureba iki? Ni ukwiregistaringa, aribyo ngiye kubereka ubu ngubu. Kwiregistaringa kugira ngo utangire ukore application. Iyo ibyo byose birangiye, ujya hehe? Kuzuza application yawe, nabyo turabikora mu kanya. Kuri etape ya 4 ni ugushyiramo documents ziri required, arizo curriculum vitae. Abatarabona video y'uko bakora curriculum vitae ariyo magambo ahinnye yitwa CV, hari video yabanje muyirebe ibisobanura uburyo dukora CV ku buryo bwa European Union standards yemewe nyine hano muri Europe. Hagakurikiraho language certificate, indi document ikenewe. Mbibutsa ko abantu bize mu Cyongereza bajya kuri universities zabo bakabaha certificates zemeza ko bize iryo somo mu Cyongereza. Noneho hagakurikiraho bachelor's degree diploma yatanzwe mu Cyongereza. Niba yaratanzwe mu rundi rurimi, bisaba ko ugomba kujya gukora translation yayo bakayishyira mu Gitaliyani. Hagakurikiraho ikindi bita academic transcripts of records, arizo twita transcripts n'ubundi mu ijambo rimwe. Izo nizo dokima zikenewe zibanze kugira ngo wapplyinge bagukorera icyo bita pre-evaluation. Transcripts zose uko zakabaye guhera mu wa mbere niba uri kwiga bachelors kugera mu mwaka wa nyuma wa bachelors, zose ugomba kuzigaragaza. None ugashyiraho na za diplome zawe. Okay? Etape ikurikiyeho niyo kwishyura. Ni €30 yonyine kwa applyinga kugira ngo baguhe iyo acceptance letter. Etape ikurikiyeho akaba ari gusubmitinga application yawe. Iyo umaze gusubmitinga application yawe, ikiba gisigaye aba ari ugutegereza bakazagusubiza. Bakagusubiza bakakubwira bati turakwemereye, tuguhaye acceptance letter. None ugakurikizaho ya procedure nababwiye kare yo kujya kwiyandikisha kuri Universitary portal.
okay? Ari nabyo nzababwira. Noneho umaze kwiyandikisha kuri universitary uhita ukomezaho ubijyanirana no gusaba visa. Ngira ngo muri kubona hano hasi ni etape ya 8. Etape ya 9 ari nayo ya nyuma ni uko iyo uyikora wageze inaha ni ukuza ukijya kwiyandikisha kuri university ukishyura n'amafaranga yo kwiyandikisha, ari nayo tuzajya dukomeza dusobanura ibyayo n'ahava n'uburyo bazayagusubiza. Bayagusubiza muri rusange, bayagusubiza muri buruse baguha inaha. Tuzanakora video nyinshi zisobanura uburyo umuntu yapurayinga asaba buruse. Iyi yari incamake y'ibintu tugiye gukora cyangwa se tuzakora mpaka umunyeshuri wa mbere wabishoboye cyangwa se mwese mubishoboye mwageze inaha mu Butaliyani. Uhita uzamuka rero kugira ngo wapurayinge, uhita uzamuka ukaza hano hantu handitse apply now. Okay? Iyo uhaje ukahakanda hahita hafunguka iyi page. Iyi page ihita ikwereka ama universite yose ushobora kwapurayingamo, ariko aha ni ku muntu usanzwe ufite account. Kuko njye nsanzwe mfite account hajemo iyi ngiyi, iyi page, ariko ngiye kubereka no ku muntu udafite account uburyo akereye account. Biransaba kubanza kuloginga out. Okay? Kadongiga out. Noneho nsubire hahandi twatangiriye nkuko umuntu ugiye kwapurayinga adafite account. Naha ngaha yanditse apply now. Iyo ugeze hano hari apply now, mu by'ukuri hari kano kantu utaranahakanda, hari ahantu handitse sign in and register, niho uhita ujya. Iyo uhakanze bahita bakubaza uri new applicant cyangwa se usanzwe ufitemo account. Iyo usanzwe ufitemo account ujya hano ugashyiramo email yawe ugakomeza ukajya kuri continue ugahita waccessinga. Niba utari wakarangije kwapurayinga kubera ko ari document wari utarabona wari utegereje kubona ukazongeramo nta kibazo. Okay? So twebwe rero tugiye gukora nkaho turi aba new applicants. Urakanda hano am a new applicant ukandeho, noneho bakubaze email ugiye gukoresha wapurayinga. Guys, mwibuke mukoresha emails mwibuka neza zikora, mwibukira password zazo byose. Okay? Hano tugiye gushyiramo email yacu kugira ngo dutangire procedure. Umaze gushyiramo email ujya hano handitse register. Hano rero hari pin bahita baguha. Iyi pin ntuze kuyibagirwa. Okay? Aha ngaha rero bahita bakubwira ngo tukoherereje link kuri email yawe, iragufasha gucompletinga procedures zo kwiregistaringa kuri iyi portal ya university. Uhita ujya muri email yawe, muri email yawe uyu mubare mwibuke ntimukawibagirwe. Ujya muri email zawe ukarabona bakoreje email address ikubwira ngo uri kwiyandikisha kuri to apply to the University of Parma. Uhita ukanda hano handitse ngo click to register, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda rero bahita bagufungura kuri iyi page ugashyiramo amazina yawe. Wamara kuyashyiramo ugakomeza kuri ugacuzinga password, ugahitamo password uzajya ukoresha. Ugakoresha password iri strong. Ndi gukereya password, ubwo namwe muhita mukereya password zanyu. Nari ngibagiwe. Okay? Hano bahita bakubwira ko password iri strong, ugakora register bikarodinga. Icyo gihe uba umaze kwiregistaringa. Noneho uhita ukomeza, hari ibyo bagenda bakubaza. Ushobora gushyiramo nimero yawe ya telefone. Kadushyiremo nimero ya telefone, uhitamo igihugu. Igihugu ni u Rwanda. Bakakubaza citizenship bitabizamo automatically kari Rwanda cyangwa se ukabyandikamo iyo bitizanye.
Hano rero ukamanuka hano ukagira ibyo wemeza. Hano handitse I have a reference code. Iyi reference code muhihore ntihagire ikintu mwuzuzamo, mwikomereze. Noneho rero bahita bakubaza niba wemera ibintu bijyanye na privacy. Murabizi abantu ahenshi ugiye kwiregisteringa kuri website ibi ngibi barabikubaza. Nta kindi ukora ni ukuza hano ugahita wemeza kubyemera. Noneho ugahita ujya hano kuri continue, ukaba umaze kwiyandikisha kuri portal yo gukora application. Ako ni aka-etape ka mbere. Iyo umaze kukageraho rero, wamaze kugera kuri aka ka-etape, ushobora guhita ukora hano handitse ngo browse the courses and apply, cyangwa se ugakanda handi naberekaga mbere handitse apply now. Byose bihita bikugeza kuri iyi page. Muribuka ko ngewe bari bayingejeje ko nafitemo account, bahise banjyana kuri iyi page. Nta kindi kintu ukora rero, uhita uhitamo isomo ushaka kwiyandikishamo. Reka duvuge urugero, tugiye kwiyandikisha muri hese. Reka turebe rya ndi twigeze gufungura kare. Tugiye kwiyandikisha muri food safety and food risk management. Okay, uhita ujya hano handitse ngo apply now. Ugiye ku applyinga muri academic year 2026-2027. Naha hasi uhita ubonamo ama deadlines ibintu byose, ukanda hano apply now. Iyo umaze kugera hano handitse apply now, utangira kuzuzamo ibisabwa ibyo bagenda bagusaba. Okay, amazina ni yandi wari wamaze kwandikamo ahita yizanamo. Ahantu hari agasaraba k'umutuku, ni ukuvuga ngo aho hantu utagize icyo wuzuzamo ntabwo application yakomeza. Hano ushyiramo nimero yawe ya passport. Guys, abantu badafite passport musabwa kuzishaka, kuko ntabwo ushobora gushaka ishuri udafite passport. Okay, ushyiramo passport, ugashyiramo igihe yatangiwe. Utangira ishyiramo itariki, bakakubwira utangirira ku mwaka. Iyo umaze kwandikamo umwaka bahita baguha aka kalendare k'ukwezi, ugahitamo ukwezi. None wamara guhitamo ukwezi bagahita baguha nawe guhitamo itariki. Okay, ubu ni uburyo University of Parma ikoresha mu kwandika amatariki. No kuvuga iki, habanza umwaka, hagakurikiraho ukwezi, hagakurikiraho umunsi. Noneho bakakubaza n'igihe izarangirira. Reka tuvuge ko izarangira mu 2029, ugashyiramo ukwezi n'ubundi ugashyiramo itariki. Ubwo ugomba gushyiramo neza uko bigomba kuba byanditse kuri passport yawe. Hano ugahitamo gender. Kuri iyi case reka duhitemo iyi ngiyi. Nationality ukongera ukayandikamo Rwanda. Igihe wavukiye ugashyiramo umwaka wavukiyemo. Ukahitamo, bagahita baguha ukwezi ukaguhitamo, bakaguha n'itariki ukayihitamo. Igihugu wavukiyemo ukabyuzuzamo, ukawuzamo neza uko biri muri passport. Niyo kuri passport baribeshya itariki, ugomba guhitamo iyo tariki nawe akaba ari wandika. Ntushyiremo ibyo mu mutwe wawe. Hano uhitamo, bagahita bakubwira naho utuye ukahashyiramo Rwanda, ugakomeza. Aha ka etape ka mbere kaba karangiye, bakubaza naho place of birth, aho wavukiye. Tuvuge ko wenda twavukiye Muhanga mu rugero. Noneho ugahita ujya hehe kuri next page. Hano ukanda hano handitse ngo next page. Page ya mbere yarangiye, tugeze noneho page ya mbere twari turiho yari yo kuzuza profile. Profile yacu turayirangije. None tugiye kubijyanye na contact zacu, aho dutuye, ibintu nk'ibyo. Nimero ya telefone Rwanda, kugira ngo guhe ya prefix ugashyiramo nimero. Okay, ukazuzuzamo. Iyi nimero buriya ntabwo ibaho, turebe. Ntabwo ibaho. 07 6 5 04 055. Okay, ndaceka imibare yuzuye. Ntabwo yuzuye 07. Haraburamo 8. Okay, hano iyi mibare yuzuye bahita baguha akavi. Okay, ubwo hariya birakemutse. Ugashyiramo
street address. Mu Rwanda hari ahadafite street address, ntayo ufite ushobora no kwandikamo NA bivuga not applicable, ugashyiramo province cyangwa se umujyi, ubanza umujyi tuvuge Muhanga, virgule, province ni amajyepfo, sud, south, reka mbyandike mu gifaransa, mwe mubyandike neza nta kibazo, ibi nta kibazo. Region ushobora kuvuga akarere, n'ubundi ni Muhanga, ubwo namwe muzabyandika mukurikije uko aho mutuye bimeze. Post code nazo ntazo tugira mu Rwanda, naho ushobora kwandikamo NA, okay, ariko hari abazifite bazishyiramo. Country n'ubundi ni Rwanda, okay. Ahangaha iyo umaze kuharangiza ubwo ni etape ya contact ibirangiye, ukanda kuri next page. Iyo ugeze kuri next page bakuha checklist. Ahangaha baba bari kukwibutsa bakubwira amadokima akenewe ayo ugomba kuzaplodingamo. Iyo umaze kuyabona rero uza hano kuri checklist n'ubundi ukandika hano, ukaza hano handitse ngo blocks application, kuko iyi ntuzi iyi document ishobora kubloka application yawe. Icyo ukora nta kindi, uraza hano ukayaplodinga, wandikamo comment, ushobora gushyiramo ubwoko bwa document. Hano uri kubaza valid passport needed to be uploaded, hano ni mu mwanya wa passport. Ujya hano rero kuri click to select document kugira ngo yaplodinge. Ninkanda hano murabona barita banjyana mu madokima mfite yanjye ya muri machine, okay. Ubwo ugashyiramo dokima yawe ushaka. Iyo umaze kuzuzamo dokima zose, iyi etape nayo ibirangiye, noneho urakomeza kuri page ikurikiyeho, ushobora gukanda kuri next page cyangwa ugakanda hano, nabwo nta kibazo bitabeha kujyana, okay. Hano rero baba bari kubwira priorities. Hari ikintu ntari nababwiye hano kuri University of Parma, wemerewe kwapplyinga amasomo 3 icyarimwe. Ushobora ati nshobora gushaka kwiga food safety and food risk management, ariko niba tayima reka nzashyiremo na wenda na reka nkwereke. Hano ujya kuri add more choices. Iyo ushaka gushyiramo irindi somo, hano barakumbwira ngo bigusaba kwimuka. Anyways, hano ushobora gutangira ya procedure nk'uko twatangiye kare duhitamo isomo, ugahitamo irindi somo rizaza hano, ugasanga ufitemo amasomo 2, okay. Aha rero ushobora guhitamo ko rimwe riba priority, irindi cyangwa se ntiribe priority, ugahitamo iryo ushaka. Ariko ibintu mubyiteho cyane, nujya guhitamo uhitamo isomo wowe ukunze. Ubwo rero hano priority tukaba turayirangije. Noneho ukomeza ujya kuri next page n'ubundi ukuzuzamo education, wize iki. Ahangaha uravuga uti wenda nize bachelor's degree in, kabyandike, bachelor's degree in food sciences ni urugero, okay. Iyo utaragraduating abantu bajya bambaza se ngo umuntu ataragraduating ushobora gushyiramo n'igihe uzagraduatingira. Iyo utaragraduating, kubera ko ushobora kuzagraduating wenda nko mu mezi 3 ari imbere, ariko transcript zawe zose uzifite, icyo nicyo cy'ingenzi cya mbere. Ushobora kuba ati nzagraduating igihe iki, nicyo bari gukora evaluation za kuri case yawe barabibona, okay. Umuntu usigaje igihe gito ngo graduating niwe ndi kuvugaho, ariko iyo wagraduatinze hari urahihorera. Ariko hano ubundi ushyiramo n'igihe cyarenze, waramaze kugraduatinga ushyiramo igihe. Hano wenda tuvuge ko wagraduatinze 2024, ugashyiramo bagahita baguha itariki, ukwezi, ugahitamo ukwezi n'itariki, ndi kubona biba bihagije, okay. Noneho official name of school or university or institution, tuvuge ko wenda twize muri University of Rwanda, University of Rwanda, okay. Noneho porogaramu yawe yari maze igihe kingana iki. Tuzi ko akenshi bachelor's degree yacu mu Rwanda
ni imyaka 3 cyangwa 4. Hano reka duhitemo imyaka 3. Noneho program name, hano naho ushobora guhitamo hahandi hambere yari bachelor's degree, level of education bachelor's degree. muri kubona ko ibyo nongeyemo batabyemeye. None hano ushobora gushyiramo B bachelor's degree, ni urugero, muzabyandike neza, in food sciences. Okay. Noneho bakakubaza se igihugu wayizemo ni ikihe? Ni u Rwanda. Dukomeza twihuta. Award qualification degree, ukayishyiramo bachelor's of honor, language of study English, diploma name nayo ukayishyiramo. Noneho average grade ukayishyiramo, tuvuge ko wenda average grade. Ibi byose kandi biba biri kuri transcript, turebera kuri ya transcript y'umwaka wanyu, ibi byose biba biriho. Tuvuge ko wenda ari 15, maximum grade y'iwanyu mukoresha akaba yari wenda 20, ni urugero. Okay, igihe itariki yatangiye ukabishyiramo, igihe iyo diplome yawe yatangiye ukabishyiramo, ugashyiramo n'ukwezi, ugashyiramo n'umunsi, aho yatangiwe wenda Kigali. Okay, ibyo wabirangiza ukajya kuri next page. Okay, next page uba ugiye gushyiramo ibijyanye n'ururimi rwawe, native language ushobora gushyiramo Ikinyarwanda cyangwa se ushyiramo Icyongereza niba yari native language yawe. Foreign language hano ushyiramo Icyongereza. None bakakubaza proof certificate cyangwa se test. Okay, hano rero bahita hazamo za list ya IELTS, TOEFL, GRE zose. Okay, English proficiency letter issued by the awarding institution, niho twe turashyiramo kubera ko abanyarwanda benshi bize mu Cyongereza kandi ibyo birabaye. Ujya kuri university yawe bakaguha iki cyangombwa nyine ugahitamo ako ngako. Okay, proficiency ubabwira level yawe. Ubundi hano begizija B2 niyo minimum, ugomba kubabwira ko ufite B2. Okay, score hano si ngombwa, ntabwo ari itegeko kuryuzuzamo kuko nta n'akantu kakaza hano, ushatse wanabyihorera kuko hano n'ubundi ntabwo baguha amanota, batestifyinga ko wize mu Cyongereza gusa. Okay, ibijyanye n'ururimi nabyo tukaba turabirangije. Ukajya kuri next page ukahakanda, bakakujyana kuri page ikurikiyeho ya motivation. Kuri motivation rero banakugayidinga uburyo ukora motivation letter yawe. Urayandika hano, ntabwo uyaploadingamo, urayandika, ariko barakubaza ese why have uribaza nyine, ni nkaho uri kwibaza kugira ngo bigufe, why have I chosen to apply to this program, ni kubera iki nahisemo kwiga iri somo, ukabisobanura ugahita ubyandika. Wibuke ko utagomba kujya hejuru y'amakaracters 200, sorry. Ukanda hano rero ugatangira ukandika. Uko wandika bahita bagenda bakwereka characters umaze gukoresha. Niyo wakanda space nayo barayibara nka character. Okay, ugakomeza ukiga ukoresheje nk'utu tubazo ugenda wibaza, ugakora motivation letter yawe ukayirangiza. Iyo umaze kuyirangiza ujya kuri next page n'ubundi. Okay, ahangaha ushobora gushyiramo video amasegonda atarengeje umunota wisobanura nyine, ugakora nk'aka video ukoresheje nagafasha guprovinga motivation letter yawe. Ariko ibi ngibi ni optional, ushobora kubikora cyangwa ntubikore, nta tegeko ririmo ryo uploadinga video. Ibyo byarangira ukajya kuri next page ugashyiramo dokima zawe rero.
ugatangira ugakomeza ukaporodingamo izindi dokima ushaka gushyiramo wumva zagufasha kugira ngo ubone iki leta ya admission. Okay, ahangaha rero muri kubona nk'ahantu hari akabazo, ni ukuvuga ngo hariya hari ibyo ntashyizemo ya motivation napfuye kwiyandikira, contact hari ahantu ntujuje ukabyuzuza neza. Iyo umaze kubyuzuza neza nta kabazo na kamwe kaba kari hano. Okay, muraza reka nguhe urugero, wenda nsubiremo hano kuri contact, bahita banyereka ahantu ntujuje neza. Murabona hano nka street address NA bayanze. Niba bayanze rero ushobora gushyiramo amazeru, dushyiramo amazeru 3 cyangwa se 4, nta kibazo. Noneho nuko umuntu hano bari banditsemo the name should be at least 4 characters, niyo mpamvu nanditseho amazeru 4. Noneho ikindi banze ni ikingiki post code, naho at least characters 3, ubwo nshatse nashyiraho naho 0 noneho nkikomereza nkajya kuri next page. Urabona ka kabazo gahise kavaho. Okay, wamara kubikora neza rero ubu ikiba etape ibikurikiyeho hano usabumitinze ntabwo byakwemera. Ushobora gusevinga as draft. Okay, hano turasevinga nka draft. Mu by'ukuri hano application yose umaze gushyiramo amadokima yose na passport, ndaza gukora video ikurikiraho iraza kuba ivuga ku madokima yose akenewe kugira ngo urangize iyi process. Ariko ntararangiza, ngiye gusubira inyuma mbereka kandi kantu. Usubira kuri email yawe, iyo ugiye kuri email yawe usanga wamaze kwakira receipt. Iyi receipt iba wakiriye ni receipt uzakoresha wishyura ya mayero 30 asabwa kugira ngo wiregistering. Okay, hano bari kubwira ngo Diana, you have been issued a receipt for payment, please check on the following link to see your receipt securely. Okay, ukanda kuri iyi link rero, iyo uyikanzeho bahita bakugeza kuri receipt yawe. Okay, kugira ngo ubashe kwishyura ukanda kuri iyi email baba bakohereje. Umaze kuyifungura nyine urahakanda, hagati hafunguka iyi page. Iyo hafungutse iyi page, hari abantu benshi bagiye bambaza ngo kwishyura biri kubananira. Mukurikire neza, ujya hano handitse pay with Pagopa, ugakandamo aha, hagati hafunguka iyi page. Mureba iyi page, urabona hari ibiburamo hano bakora I don't have an Italian personal ID, kubera ko ntayo dufite. Nyine turashyiramo adresse yacu, urugero mvuge Muhanga. Okay, Muhanga, ugashyiramo street number. Mwibuke ko ngiye nakoresheje amazeru 4. Wamara kubyuzuzamo ibyo ngibyo ukamanuka hano, hasi ushobora gushyiramo nimero yawe ya telefone, ariko nta tegeko ririmo, cyangwa hose murakubona ko handitsemo option. Iyo ari ikintu cyanditsemo option ushatse wagishyiramo cyangwa ntugishyiremo. Ugakanda hano hantu handitse ngo submit. Iyo ukanze submit bahita bakujyana kuri iyi page. Iyi muri kubona irimo ya myirondoro yawe, aho utuye, byose bya bindi washyizemo n'undi wiyandikisha. Muri kubona Muhanga Side Muhanga, ibintu nk'ibyo. None ukamanuka hano hasi, abantu mwambaza ukuntu kwishyura bizagenda. Bibuke dore expiration date yo kwishyura ngiyi, igihe babiguhereye ni iki. Uhita ujya rero hano handitse ngo start online payment, ukahakanda. Iyo hakanze ahita hafunguka iyi page. Okay, iyi page ifungutse rero barakubwira ngo inserisha biri mu Gitaliyani, inserisha iratua email. Ni ukuvuga ngo bari kubwira ngo shyiramo email yawe. Ni iyi ngiyi, reka nyikopiye nyipestinge hano hasi. Okay, hahita urabona ko hano hahise hemera none kuba nahakanda, mbere hasaga umweru. Ukanda kuri continue, wamara kuhagera bahita bakwereka uburyo bwinshi bwo kwishyuramo rero. Okay, ushobora gukoresha carte de debit ou credit. Iyi ngiyi ni twavuga nka Mastercard. Ushobora kuhakanda n'urugero, bahita batangira kukubaza amakuru yo ku ikarita yawe. Hano ushyiramo inimero y'ikarita yawe, ugashyiramo igihe izarangirira, scadenza ni igihe izarangirira, ugashyiramo ya mibare 3 yayo, ugashyiramo n'amazina ayibaruyeho,
none ugakanda hano ubwo continue bihita byemera. Njye ntabwo ngiye kwishyura kuko ntagiye kwishyura. Iyo ukanze hano rero procedure yo kwishyura ihita itangira, uba wemeje, ubwo hari email hari message wakira kuri telefone yawe ukishyura ugakomeza bikaba birarangiye. Ubwo iyo umaze kwishyura rero urategereza na za dokima zawe zose wazohereje, ugategereza ko bazaguha acceptance letter, ukazakomeza na procedure zikurikiyeho. Guys, nizere ko mwakurikiye neza rero. Utabashije kugira icyo yumva n'ubundi namanuke hasi muri comment adusobanuze tumusobanurire, kandi munakurikire live kuri TikTok, munarebe n'amavideo yose tuzajya dukomeza kugenda tubashyiriraho umunsi ku munsi asobanura application zose etape par etape. Okay, tukazabasobanurira ibintu byinshi bitandukanye, harimo kwapplyinga masters, harimo kwapplyinga bachelor's degree, hakazamo no kwiga ururimi rw'Igitaliyani ku bantu bashaka kwiga bachelor's, cyane ko bachelor's nyinshi hano zitangwa mu rurimi rw'Igitaliyani. Usibye ko n'Igitaliyani kibafasha, kuko kizajya kibafasha no gushaka akazi mugeze hano mu Butaliyani, kuko umunyeshuri hano yemerewe gukora amasaha 20 mu cyumweru. Ayo masaha 20 mu by'ukuri bakwinjiza mbwira ngo amayero angahe? Amayero ageze kuri 600 ku kwezi. Murakoze, naho muri video zikurikiyeho. Bye bye.